Ese wari ubizi? Bamwe muri twebwe twagiye kwa muganga batubwira ko dufite umuvuduko w'amaraso. Ese uyu muvuduko w'amaraso uterwa n'iki? Ubundi iyo bavuze umuvuduko w'amaraso baba bashatse kuvuga iki? Hari ibintu byinshi bitera umuvuduko w'amaraso ariko natwe tubigiramo uruhare. Ariko nanone hari uburyo twawirinda ndetse hari n'ingaruka bigira ku buzima bwacu. Mu gihe umutima utera usunika amaraso ajya mu mitsi. Uwo mwanya amaraso ahaguruka ku gitutu cyo hejuru, nibyo twita systolic pressure mu ndimi z'amahanga. Ni igipimo kigaragaza imbaraga umutima ukoresha mu gusunika amaraso mu mubiri wose. Ariko se ni iki gituma uyu mwanya uba mu mubiri wacu cyangwa ibintu bya systolic pressure bikaba byatera ikibazo? Twifashishije abashakashatsi banditse kuri ibi bintu bijyanye n'umuvuduko w'amaraso, hari ibintu 4 bashyira imbere bishobora kuba bigira uruhare mu guteza iki kibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Kimwe mu byo twavuga ni stress ikabije. Bituma umubiri urekura hormone zizamura igitutu cy'amaraso. Icya kabiri ni imirire mibi. Ese iyo mirire mibi ni gute ishobora kuba yagira uruhare muri systolic pressure cyangwa guteza umuvuduko w'amaraso? Kurya umunyu mwinshi, ibiyobyabwenge bifite kafeine cyangwa ibiryo bifite cholesterol nyinshi, kudakora imyitozo ngororamubiri bituma imitsi y'amaraso idakomera kandi igatakaza ubushobozi bwo kugenzura igitutu cy'amaraso aba yoherezwa n'umutima. Nanone bishobora kugirwamo uruhare n'ubusaza. Iyo umuntu ageze mu myaka myinshi imitsi irakomera bigatuma amaraso atagenda neza. Umunaniro w'amaraso cyangwa se icyo twita genetic factor. Hari abantu bavukanye amaraso yifashe cyangwa imitsi ifite umuvuduko munini cyangwa se imitsi yagutse muri makeya. Ibi ngibi rero iyo bibaye bishobora guteza ingaruka. Ubundi tuvuga ko umuntu nta muvuduko w'amaraso afite igihe bamupimye bakasanga afite 120 mmHg. Iyo systolic pressure irenze urugero rwo hejuru y'140, umubiri utangira kugira ibibazo bikomeye, ari naho kwa muganga bakubwira ko ufite umuvuduko w'amaraso. Umutima uraruha cyane ugasaza hakiri kare. Ibihaha n'ubwonko bihura n'ibibazo byo gutuma amaraso atagenda neza bigatera stroke cyangwa heart attack. Amaraso ashobora kugira ubumuga bwo kutabona neza cyangwa se kutagenda neza kubera imitsi yamaze gutakaza ubudahangarwa. Amaraso se yaba yangiza imitsi? Nibyo koko wabyumvise neza. Amaraso yangiza udutsi dutoya bita artery, bigatera indwara z'igihe kirekire izo twavuga atherosclerosis. Atherosclerosis ni indwara yo guturika kw'ama arteries cyangwa twa dutsi dutoya turi mu bwonko. Ese wowe wumvise icyegeranyo ubyumvise ute? Ubundi systolic pressure ni nk'umucyo ugaragaza uko umutima wawe ukora. Iyo uyirengagije uba uri guha umwanya indwara ziremereye, guhindura uburyo bwo kubaho, kurya neza, gukora exercise no kugabanya stress. Niwo muti w'ibanze. Icyo wamenya ni uko umutima wawe ari moteri y'ubuzima, ariko systolic pressure ni igipimo cy'uko iyo moteri ikora neza. Ishobora gukora neza cyangwa se igakora nabi. Byose nawe bigiramo uruhare. Niba icyegeranyo kigufashije utibagirwa kugenda udufollowinze.